Imana yonyine niyo izi ukuntu mbakunda. Abagabo rero nimutege amatwi neza, uyu munsi ndahereza inama maze uziyubahe ubwawe mbere ya byose. Umunsi watakaje icyubahiro wigirira cyangwa se cyawe, uzaba uhindutse igikoresho cy'abandi mu mukino watangiye. Ubwo ngubwo uzazirikane ko uko usa ari cyo kintu cya mbere abantu babona. Shora amafaranga mu kwiyitaho, jya ukora imyitozo ngororamubiri, wambare neza. Ibyo ntukabikore ubikorera abandi, ahubwo uzabikorere wowe ubwawe. Iyo uri ku murongo, icyubahiro no kwigirira icyizere ubundi birakurikira. Ongera ubushobozi bwawe bwo kwigenzura. Umugabo ushobora kwigenzura mu bijyanye n'imibonano ihuza ibitsina, ngo burya akabishobora n'ibyo ngibyo, akabigenza uko nguko imbere y'ibiryo, ngo azaba yamaze gutsinda ibyinshi mu micantege n'ibishuko bishobora kuzamuzira. Kuguma ku murongo, discipline, ni rwo rufunguzo rw'imbaraga. Nitwa Samuel Mugisha, hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ibuto riri ahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Tumaze kuba umuryango w'abantu 19,000 birenga. Nimukora ako kantu ubundi twikomereze. Inshuti zawe ngo nazo zizahora cyangwa se zihora zifite intambara zazo zirwana nazo mu buzima. Inshuti zawe nazo zifite ibyo zirwana nabyo. Ntukarenganye abandi, ntuzigere witega ko bazagutabara buri gihe. Buri wese arwana urugamba utabona hano ku isi. Ngo umugore cyangwa se umukobwa n'umusingiza, ukamwereka ko ari ku rwego rwo hejuru, ukamugira umwamikazi, rwose we ngo azagukira hasi. Ni abagabo. Uburyo umwami ntiyisabira icyubahiro ku buryo agenda asakuza ati dore rwose ndi umwami, oya, kugira ngo bamwubahe, ahubwo abibona binyuze mu mbaraga ze no mu ntego ze uko azigeraho. Ni abagabo. Ngo abaguhemukira buri gihe bazaturuka ku bantu bakwegereye, inshuti zawe za hafi. Uzacunge icyizere cyawe rero. Inkovu n'ibikomere byawe nta na rimwe bizaturuka ku bantu utazi cyangwa se bo batakuzi. Ba bandi ubundi bagufiteho amakuru, ngaba abantu b'abakandida beza mu kuguhemukira. Bazaguseka, bazagushidikanyaho, abantu bazakureka, bazagusiga kugeza igihe uzagera ku bihambaye imbere yabo. Niyo mpamvu inzira nziza kuri iyi si ushobora kuzafata ari ukutava ku bintu mu byo urimo, ibikorwa byawe akaba ari byo bijya byivugira ubundi. Ibyo uzatangamo igitambo cyangwa se ibyo uzigomwa nibyo bizarema gukomera kwawe hano ku isi. Kutishimisha nk'abandi ngo ntabwo ari igihombo mu gihe cyose biguhereza ahazaza heza cyangwa se ejo heza. Abandi niba bari kurya nk'abazapfa ejo, bari kunywa buri joro, bari kunywa amayoga buri joro, iri jambo ni ijambo ryiza cyane ryumvikanisha ko kutaba mu kigare, wowe kuba uri kwifunga umukanda ukiyicisha inzara. Ibyo wigomwa nonaha nta gihombo kirimo cyangwa se kibirimo. Igihe cyose uko kwigomwa uharanira ejo hawe heza cyangwa se ejo hazaza hawe heza. Abagabo b'abanyantege nkeya nibo bakurwa n'ibyishimo gusa, kwishimisha. Abagabo nyabo b'abanyembaraga bo bakurwa n'intego, bayoborwa n'intego. Shyira mu bikorwa rero, wubake kandi ufashe rubanda. Fasha bene nyoko, fasha bene wanyu. Uzafashe abakubyara. Ntukabe ikintu isi ijugunyamo imyanda yayo. Ngaya amashusho y'imbuga nkoranyambaga za buri munsi, ibyo bakoreraho cyangwa se ibyo bashaka gukora. Ngo wiba pubere cyangwa se uzagerageza buri gihe kutaba pubere cyangwa se ikimoteri isi ibikamo imyanda yayo. Umugabo w'ukuri ntiyisabira urukundo, umubano cyangwa se icyubahiro. Ibi abibona binyuze mu bikorwa bye no mu kubaho kwe, uko abayeho. Murumva, abagabo ni uko nguko bakora. Ntibizashingira ngo abantu bakugirira ishyari, bazarigumana muri bo. Uzabanyura imbere kandi bazisetsa akamwenyu ku maso igihe cyose uzaba ufite ibikorwa cyangwa se ukuntu ubayeho kubarusha. Igihe cyawe n'imbaraga zawe ni ingirakamaro, bityo rero ntukabitange cyangwa se ntukabitakaze ku bantu b'abanebwe, ba bandi badafite ikintu bakugezaho habe namba. Ngo abagore bafite ubushobozi bwo kumva no kumviriza kandi bakamenya umugabo w'umunyantege nkeya. Ibyo kandi bakabikora akiri mu birometero byinshi kure yabo. Ni abagore. Umugore nakubonamo intege nkeya ko hari ibyo usabiriza, icyubahiro cyawe kizaba cyashize. Ntukiruke inyuma y'abagore, niko ijambo rivuga. Iyobore, niba byiza urusheho
unayobora abandi. Niba umuntu atagira ubwawe bwo kukubura, ubwo ntabwo uri ingirakamaro mu maso ye. Hinduka umugabo cyangwa se umusore umugore we yubaha, aho kuba uwo yagiriye impuhwe bakaba bakiri kumwe kugeza uyu munsi. Hari abagabo bubashywe hano ku isi rwose. Muhinduke abantu b'abagabo. Ubuzima ngo burya ntumenye uko bugenze. Ushobora gukora ikosa rimwe, vuga ako kanya ukabutakaje ubuzima bwawe bwose bw'ahazaza, ukazababara, ukazagorwa ubuzima bwawe bwose. Mu byo ukora rero byose jya ushyiramo ubwenge kandi jya ugira amakenga n'amagambo meza. Ngo ntukinginge abandi igihe hari ibyo umubiri wawe ugusaba. Niba ugomba gusaba urukundo, icyubahiro cyangwa se kumvwa, kuba bagutega amatwi. Niba ari ukubayeho, tangira ujye ugendana icyubahiro cyawe n'indangagaciro zawe aho gusabiriza umuntu utagukunze, umuntu udashaka kubana nawe, ntukamwinginge. Ubuzima bwo mu mutwe bwawe uri mu nshingano zawe rwose. Igihe uzisanga uri hasi byakurangiriyeho, uzemera ibyaje, uzafata ingamba ndetse wongere uhaguruke ushikame nk'umugabo. Nta muntu uzigera uza kugutabara. Niko abantu benshi bameze, niko abantu benshi tumeze, natwe turimo. Agahinda ntikazakwice, jya wikomereza ubuzima, n'ubundi turafata tukabisiga cyangwa se bigasigara. Ntuzigere ushyira igiciro cyawe hasi mu bushake bwo kubahwa cyangwa se icyubahiro. Uzarinde umutuzo wawe kandi n'intego zawe ku giciro icyo ari cyo cyose. Ngo uburibwe ni umwarimu mwiza, iminsi mibi niyo ituma imyiza igira agaciro. Menya kwigira ku bikunaniza byose hano ku isi. Ngo muri iyi si burya icyubahiro kirakorerwa, ntabwo ari icyo uhabwa cyangwa se usabiriza. Ba wa muntu, wa mugabo abantu bareberaho, aho kuba uwo bagaya cyangwa se uwo bagirira impuhwe. Ijambo rya nyuma, umugabo ufite intego ntashobora guhagarara cyangwa se guhagarikwa. Shakana intego zawe umwete, uzikurikire ushikamye kandi ushishikaye. Kandi nanone ntukemerere cyangwa se ntukemere na rimwe ko hari ikintu icyo ari cyo cyose cyakwitambika muri urwo rugendo. Nyabuneka uzakurikiza ayo magambo. Nimukore subscribe muri benshi rero, ubundi mujye mubona ibiganiro byacu byose by'ubwenge mu gihe kizaza mu buryo bworoshye. Nitwa Samuel Mugisha, reka tuzasubira ubutaha. Turabakunda cyane.